Mweri munaki yaranahiyitiriye yitwa Kiriataruba. Nahawe amakuru ateye ubwoba. Hari umusozi wawe abantu biyitiriye. Ariko Imana igiye kubahagurutsa mu izina rya Yesu. Iyo kwakira imbaraga muri uyu mwaka zikwinjiza ahantu bakunyaze, zikwinjiza mu bintu abantu bakunyaze, zikwinjiza mu mavuta abantu bakutwaye, zikwinjiza mu bihe watakaje, zikwinjiza mu masengesho. Haleluya! Zikwinjiza mu buhanuzi Imana yavuze. Oh, haleluya! Haleluya! Hagati wumve niba umunaki uhari, uwo munaki ntabwo yaguturi Heburoni, ntabwo akwiye kuhaba. Nusoma urasanga ab'i Heburoni bari barahagorewe. Uyu munaki rero waguye nabi, uriya hantu hawe baragutegereje. Nari nje kubwira umuntu wese uri hamwe, umuntu wese uzajya ugera hajya aruhuka. Usuma n'icyo abantu ko nawe uri stress kandi uba mu nzima, ngo batari mu nzima bameze gute? Stress urugero stress ure n'abandi. Njyewe nahi ubu njyewe niyemeje kuburuhukirwaho n'abandi. Yitaye kisi gifite ibibazo, ariko shingiye igihagararo Yesu amagaritseho, shingiye ibintu Imana inkoreye byo kunkura mu kiderega. Uyu munsi nkaba nta kiderega kingaragara. Shingiye umuryango wa Gitindi navukiye, uyu mwanya nkaba nambaye ariwe rishe bikemera. Shingiye ko ntuye ku Ruyenzi, naho mba mu y'abandi cyangwa yanjye ntabazika papa ntuye mu Ruyenzi mu Rugazi, ntuye ku Ruyenzi mu Rugazi. Koma mu kiderega nuko ejo bundi nuzuza imyaka, umuntu nohereje ifoto yanjye nujuje imyaka, umuntu etanyereza akantu ndi kwistress, nandika amagambo menshi cyane ku postinga nkiyanangiza abadayimoni. Etanyereza akantu arambwira ati wakwigira ute, wakwibebeza warerembura uvuka mu kiderenga. Arambwira ati uvuka mu kiderenga, ahita akora akantu sinzamu yagakuye ngo kuko igisobanuro cya Gatsata mu kiderenga iri muri karitsiye ya Gatsata. Mu Gatsata ngo ni umusozi usobanuye ihobagiriro, uri ahantu haba abantu bahobagiye. Nahise mwandikira nitamuhereza agafoto keza mu kurusha izindi zose. Ndambwira nti urabona uyu mugore asa n'umugore wahobagiye mu Rwanda. Ndashimira Imana ko kari agasozi k'ihobagiriro Imana ikahakura abantu yiyubahishirijeho basa nkanjye. Nikirize ngo amen. Nubwo tuvuga ku gasozi ngo gasobanure guhobagira, ariko uyu munsi ntabwo twahobagiye, ahubwo Kristo yahinduye amateka. Yazinze amateka ya Gatsata yo guhobagira, aduhuza n'imigisha y'abo mwebwe, aduhuza n'imigisha yacu aho yari iri. Mwibutse ko Imana ivugana nawe ikaguhuza n'aho biri. Haleluya! Naratanga uzi ko Imana ikubwira ngo nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imana igategura umuntu uzabishyira ku bikorwa. Murabizi nawe ntuzategereze ngo uhore uraramye, cyangwa n'abapene barabasanga bararamye. Mana wapi senga urutumbiriye mu bantu, vuga uti ahantu kinini kize ugifite nabura amahoro, ndagihamagaye, ndakizanye, n'amavuta mba kandi igihe ugiye no kumva ndasenga, nagusengera mu mutima. Mfite abamama bajya bankoreraho umugisha, Imana bamugisha, akajya nko kungurira umwenda, tukajyana mu modoka akajya kungurira umwenda, ati naragukunze kuri YouTube, iyo ngeze mu iduka ndihanurira. Ariko mwanditse kubera iki wampaye ibintu Imana ko Yesu ari umusirimu gutege wampa ibyo ubonye. Turajyana nkakubuza amahoro mu isengesho nguseke mu izina rya Yesu. Ibyo atateganyije kugura njyangurira ndamuze. Urumva ni akazi kawe kibura kwirwana. Abantu bazaguhangika ariko mubwira Imana ikagukorera bizaguha ibishyitsi. Kandi mbigishije ubwenge. Nujya ujya kurya njya kwisitresura, nugera ku meza y'abakomeye yego cy'umusirimu ariko wisitresura. Iyo nasuye abantu bakomeye bakandika igikombe cya bido, nyuma utazongera kuri umuntu nyuma nitonze ikivuge bakutandira ijisho, ntuzakire muto yikutunderekeye igikombe imbere. Urakoze kubyumva watu naye habaye gutereka igikombe imbere yanjye. Ndashimira mbere mperutse kumusura arantereka. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Dutereka igikombe imbere y'umuntu wavuye mu kiderenga wakuriye mu Gitindi. Twakoze turya ubugari kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya nyuma. Nambaye ubusa bangura amakenda mu muhanda kubera urugo rwa Gitindi. Twakoze turara hejuru y'igituwarete, icyumba cyacu twararagamo cyari kiri hejuru y'igituwarete mama yatinze, kibamo imbeba zitwa umushishwe zinazo dusiga amabyi. Mu gitondo nta gikoma tuzi imyaka y'ubuzima bwacu aho tuvuka, twabyukaga turwana igitsina, imbeba zaraye zikataho amabyi, tukabyuka tukirwana twambaye bya bipira bigeze mu mavi, twicaye mu dusikariye. Mama na papa bacomotse, mama yagiye kwikorera agataro, papa yagiye gukorodoni. Papa wanjye ari umukorodoni udoda inkweto, papa kuri koroshi, mama ku gataro. Wumvisha famiye? Uma família.
ntabwo bigira twakukije ngo amen. Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Kumwe mu bagore Imana agire neza mu Rwanda. Ahantu hari abantu ni hapfumu, kandi mu bintu Imana yampaye umugisha, yampaye abantu na pefirimu abanyepefa mwikumira amashimane y'umugisha. Ushaka yampaye kugeza no kuba merutse kuzanga iwanyu umwana namwe ati ho kuvuze ko ufite abana mu rugo bari ngurera, ati none mbuza amahoro, ati kandi hano ufite ibihumbi 10, ati mbwira mumo yawe yo umwana w'umukobwa yitambwira Imana ruzi ko burya no mu bantu bose b'ingeri zose zikorera tumenyera kugirwa neza n'abantu bakuze bubatse ngo, ariko n'umwana kumva haswe no kuvuga ngo ngure basi ibiro bingaye by'isukari byaba abana mu Fabrice avanye mu muhanda arera 7 n'abanje 4 aravuga ngo ndumva umwuka mase ndamwatuye imigisha kandi nabizi ko yayibonye. Imana imugisha mu izina ryayo. Aho ni muri pefe. Haleluya, haleluya. Ndetse kugira mushuti wanjye umwe ajya kureba imodoka yatumye, ndamubwira wambare ngakwerekeza akajya kwihanurira ko nanjye numva imwaka iramanuka. Agenda nyifotorezaho, hari umwe mu bandi uzikoramo hano arahari. Imana imugisha. Ndamusanga ndavuga nti wow, uyu kuba mpamusanze serivisi zo gutuma imodoka zizoroha. Ntabwo zizoroha we, zizoroha. Arambwira ati ndi umupefa, nanjye ndamubwira ndi ku kimwe nzaba ndi wati nakomeye Imana amaze. Ahantu hose Imana hashyize abantu ku cyacu zizoroha. Haleluya. Kuba kiyatarubaye ari Heburoni nibivuze ko atarahawe, ufite imbaraga, umaze umwaka wose uvoma wakira muri wowe. Imana irabizi ufite imbaraga rwowe nturakabyimenya. Imana yagumye ku muntu wese uri gukineka hano kugira ngo avane ibikineka imbere y'Imana. Iby'Imana bijya abarambije batanye. Iby'Imana n'ubwese ni ukwistresa ukabyinjiramo. Urwo waba uri mu mavuta yo gusenga ntujenjekera abadayimoni. Nuzana ngo so ngo Mana utatuma icyokere cyiza Uwiteka wapi. Imana ntibabishenjekamo kuko tubirwanira nawe ni Satani. Bibiliya iramye ngo wasiwonye ishyano kuko ubanikiwe n'umubi kandi umubagamire kudutuza mu bibi, ariko Imana yazanye Kristo kugira ngo Kristo duhuze n'amateka atatu kandi dufite mu miryango. Nikize ngo amen. Birasaba gusheka kabyamba bigahanga bititaye ku ubusirimu tuzatugira hirya y'uruhimbi, tugire hirya y'umunzu y'Imana, tugaragaza ibyo twavanye mu nzu y'Imana. Ho nimbishaka nzajya gasonyishe usanga ranze ukanzuka nzakukiza bitonze, ariko hano mu nzu y'Imana iyo ndimo ndavuga ngo nageze kwa data nanjye kandi himure ku badayimoni hanze babamire nawe. Tuba twageze aho kwihimurira, tuba twageze ahantu Imana ikorera. Abantu bari ahantu Imana ikorera mukize ngo amen. Kandi ikintu kigusetsa twageze Imana ikorera kandi turi benshi. Buri wese rero birasaba ko ahata muzana b'Imana y'umubyeyi afite abana bene. Njyewe mfite 4 nabo bari ngwindera, ariko mu bondera harimo umwana no mu bandi harimo wa gatatu. Ngajya yaranambye ati ku mama ibyo zina n'iryo zigusa yitwa Sandra. Sandra azabira amazi. Sandra kubera niwe wihuta. Hagira n'undi witwa Sabrina rero nawe uri muri Surakuruka ari mu gikoma arabyuka ajya mbere bari wacu naye habaye bafite ibyumba by'abakobwa n'abahungu, ariko Yesu ni mwiza. Twarezwe Yesu ntabwo ariko yatumye turera abantu. Narinze shaka umugabo tutararyama kuri matera. Narinze shaka umugabo turara mu cyumba kutabita ibisaso abahungu n'abakobwa. Narinze shaka umugabo ufite inzara y'umuceri n'inyama. Najyaga mvuga ngo ninshaka umugabo zarya inyama n'umuceri n'ifiriti we. Ngeze umugisha nsanga umugabo yaguze ikiro, babarara bari baguze ikiro, abashingira bari baguze ikiro. Dore ngo uyu n'ikiro cy'ubunyobwa sibyo we, ibyo byari biri mu rugo natashye zaba n'inebye maze amafaranga itoma sigira 2 yari menshi. Ansigira 2 ndagenda ngura amafi naza nateka ngura amavuta agace ka litiro naza nteka kafiriti mbega kwitwe wawe we ndamuga nimbuye munsi y'icyanjezi wanjye ku miga yanjye ngiye kubyaza umusaruro igikoni. Bapata tojeri barashingira bazana umugi n'akanyanga. Arambye ati tugiye kugusigira igamani ntuzayiteza abapapironi abapapisi. Urwese utarabaye marina bari umupapisi. Abapapisi uzabateza umugabo wawe wongera usambane n'ujye uri ibirayi n'akawunga ujye dusanga ko kose tukukoma imyotsi usinzira. Imana niyo nkuru. Baba rashingiye iryo joro naharaye. Umugabo yari yaguze agatanda kitwa Teremuka ntabwo mwakamenye ikiza ko mu cyaro. Agatanda uryamaho kakibumba katagutegura. Baba
bamuguriye matera barara bamugurira matera navuga ati umwana w'Ikigali ntabwo yashobora kurara hasi kandi ntazi naho nararaga burya ibyaha umuntu aryama n'ibanga ntazi ko turara hejuru ya wese twakanagiraga hejuru ya wese tukajya igiye kugwamo mama twajya kuryama akavuga ngo mwana ndindira abana kurobokera ku wese burya abantu bose bararyama ariko hari no kugangika kuryama kugira amaseri hari abantu baryama hari n'abagangika kandi baba mu mazu abakigangika mu ihanga hari umugugu hasi ugasanga baragangika harimo abagore nyoboye bakigangika harimo abagore nyoboye nyasura bakanyicaza ku madeni yoboye abagore mu itoro rya rubonobono aho bita mu rwanda hejuru ijana hariyo amakaritsiye usanga ngo yagonze presidente wanjye Imana yampaye inzu mbino nsure muri karitsiye nsure mu nzu yanjye nanjye nkazamuka urya musozi nagera nkasanga akazu bagonze ijoro rimwe wumva matera n'agashuka biri hariya udusafuriya hano amajerekani hano bateretse hagati akadebe ngo nicara mudamu akicara hariya no n'abana ariko ndashima Imana ko abona agiye saga muri ubwo buzima bwose Imana agiye guhindura imyaka imaze mbayoboye hari naremye ngira Yesu sishaka bagiye bagura yanzu ejo bagiye no baguze intebe umugore n'umugabo batara muri salo n'amajerekani kuko muri twe harimo imbaraga zo kuremera abandi bitanga Kristo niba ari muri twebwe dushinzwe guhesha abandi umugisha mu izina rya Yesu kuko hari ibyo natwe Yesu yakoze nikize ngo amen haleluya niba Imana nakubwiye tuzakorera mu mujyi waje ukansura ko nkorera mu mujyi kazamuka muri esase gatajya kwihanurira urahera hano kandi ngo bahita mu gisi n'ubishize mu motari yabwiye mu haratinya ngo ni munini ntango umurimbo nibyo va muri ntango umurimbo sibyo ucoba kuze hariya mu mujyi uzusure mama Fabrice aho akorera usubira mama aho muri biro dore ni umupefa mugenzi wawe kujya nuko umutinya rorohera ariko haleluya unzi gutinyuka kandi batinyuka amavuta kugira ngo nanjye ndeko aricyo nzabaca kubera aho mvuka ngomba kwistoresura ndwana no kugira ngo Satani atameza hahandi na hose Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane umumaro ko matana n'Imana mama yo matanye nayo ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki byaravuze ngo nuko umuntu wese wakinze umva ijambo ryanjye akarikomeza hameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare biviraza muri iyi nzira mama yahuye nayo na mwanindaya fata abasaza banjye n'abarumuna banjye karitsiye yose turayuguza tukajya twiba mama buri ijambo ariko arumva ko avugana n'Imana Imana ikajya ngo nzakura abantu bafite nzakuye Imana haleluya Imana ikajya ngo nzakugirira neza nzabahisha izina ryanjye ku buzima bwawe Imana yarabikoze Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe aramubwira ati niba narukutuye muri uwo musozi gusa akaba ari wowe mu burenganzira bwo kugihebura uwo Yesu arabumuha aya masaha Imana iguhaye uburenganzira bwo kwinjira mu byawe injira nuko arubahari ariko umusozi suwe birivuga ko ngo yagiye umusozi arawakira Heburoni ahabwa nka gakondo ndashima Imana ko naje guterana n'abantu Imana igiye guha gakondo izina hazirarangira iz'imiryango yaduhaye baraducyurira ibyo baduhaye ariko Imana ibyiduha bifite ubuhamya mwikize ngo amen wifurije gutunga imodoka Imana iguhaye mu izina rya Yesu wifurije gutunga inzu Imana iguhaye mu izina rya Yesu wifurije kuri kibi Imana iguhaye mu izina rya Yesu wifurije kwambara imyambaro Imana ikwambitse mu izina rya Yesu Imana ifite abantu bafite umutima baguhibira agakomeza bakagusengera umumama wa mbere wanyambitse yarasengeye arasengera avuga ngo muhaye gato ariko uzakora ibintu uwo munsi yari uwo twasenganaga ku karago k'abagore bukeye bwaho njya gusenga ntambaye ako kambara Imana irambwira ngo mwana wanjye nzakurimbisha nk'uko ururabo rurimba nta mwenda uzigera wambara ngo ntukubere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda umugore wese azajya kwambara umwenda warawambaye nta mwenda ubaho uhari mama Fabrice nayo nambara nta zina ry'umwenda ribaho ntari nambara ndashimira Imana nibyo mwita ngo grand super banyimpaye ndi kuvuga ubutumwa iriya hafi ya Kongo Imana ihimbazwe mu ijuru hari Imana ikurikirana ijambo ryayo kuko ijambo ryatubwiye mu kubara haleluya 23:19 kuko Imana atari umuntu wibeshye Imana songa n'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora nizabikora ibyo yavuze no kubikora nizabikora haleluya nizabikora kuko ntegekewe kubahesha umugisha nawe yawubahaye simbasha kuwukura haleluya haleluya Imana yakirira ijambo ryayo Imana yacu iteye ubwoba Baramu yavumye ubwoko bwa Israeli aca muri Baraki kugira ngo
abavume neza arabitegera. Imana yambwiye ngo hari ibintu bimaze amezi 11 bikwitegeye, ariko ukwa 12 Imana bifatiye umwanzuro. Ukiri kwa 11 akira haleluya. Cyara kwitegeye ngo bikuvumire ku musozi, byara kwitegeye ngo bikuvumire mu kwa 11 muticira mu kwa 12, ariko umushubu wacu Bishop amaze kubivuga akira kwinjira ahantu utari wemerewe kwinjira mu izina rya Yesu, kuko wari utegekewe kubavuma nawe yibonye hakozwe ikinyurano. Ni Imana ifite ikinyurano cy'ubuzima bwawe. Torero ry'Imana, haleluya. Uyu mureba Imana yamuje n'ikinyurano cyayo. Imana ishimwe cyane. Imana yamuje n'ikinyurano cyayo, ndayibashimiye. Urukundo rw'Imana narubonye ndukeneye. Haleluya. Ntabwo ndibuze kujya mu buhamya cyane, ariko ndashimira Imana ho gato mu ngingo zibugize z'inkuru z'Imana yakoze ku buzima bwanjye. Haleluya. Haleluya. Cyangwa byavuze ngo baviriwe n'umucyo. Ngo ntabwo mu maso habo hazigera hagira ipfunwe iteka. Haleluya. Kandi uwo munyamubabaro yaratatse Uwiteka aramwumva. Ndashimira Imana ko harimo abantu bamaze imisi bataka. Twumvishe ko itorero ryacu ryiza ryamaze gutegura n'uburyo bwo kongera gutaka, nubwo ari batakiye bigakemuka, ariko hari n'ibindi utari wamenya. Cyangwa byavuze ngo naraza ndagutaha mwereka ibiruhije bikomeye itagira gute. Nabonye n'ahantu umuntu agira hadakeneye gusenga, mumbabarire ngiye kubera kuvukira mu muryango w'abakene uwo twitaga abatindi. Hari ibintu ntatekerezaga ariko Yesu yanyicaje. Najyaga mvuga ngo n'indi umuceri nkawuhaga ntawe uzankira. Sinzibagirwa umunsi umwe wa mbere Imana itugirira neza, twe tutaranayimenya, twe tutarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko tuzahayewe uyu mugabo twarazaye umureba, iyi ndiga yaranshatse ndayinanira ndayikubita, tunganya imbaraga turwana umugeri n'ingumi. Akajya mbwira ati mbega gushaka ibandi, nicara hamwe wumva ibandi. Akamba nari mfite inzara zigera iriya nka mujomba dede nkazana inyama. Naramunaniye za karate zo mu kitenga z'umwana utararezwe nazazicomokanye nzijyana mu rugo. Umuhungu ndamwumvisha uvuka igitaramo. Akajya mbwira ati ariko se mbana ni dayimoni ni iki. Ambwira ni kimwe muri ibyo. Ajya mwamagara ngo vayo ujye wamugabo. Yewe yatinda kuza kujya agasanga ndabimenye cyane abimaze. Yaza ati ibiryo birenda ariko se nk'ubwo buri hehe, abanda mukubise. Nkongera niva ibyo wamwe wamusegawe. Naramunaniye yabicose mu kidereka mu buraya, ndayizana ndayubakana. Ndamunaniriye iniga muri bane yinanira irakubitika. Yajyaga atanga akayigo guhataho. Burya urugo rubi tumeze nka giheno. Imana irinda abagore ko musharira n'abagabo namwe mugira inshuti yawe. Ndamushimiye ko muri ibi bihe turimo yangize inshuti kandi nanjye inshuti yanjye nziza. Niwe mujyanama. Kinaniye cyose mbere yuko nyizana ku mushumba nyizanira uyu mugabo, tukagipfukamaho dufatanya ibiganza tukabibwira Yesu, kandi Yesu ntabwo bijya bimunanira. Imana yaguhaye ahantu yo guhindura paradizo yawe, yo guhindura ibyishimo byawe. Ariko benshi bahahinduye igihe no kandi babigizemo uruhare. Imana ibeza kandi bushoboze gukora icyo Imana yaguhaye, guha ibyishimo wowe nawe guha ibyishimo.